bimeze bite? sawa. Ese byagenze bite tubona abantu wigisha icyongereza amasomo wigisha nayo? Njyewe nigisha ndi umunyendimi, Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Ikinyarwanda. None se reka tuvuge ku Kinyarwanda. Ikinyarwanda hari abanyamahanga ubona ukigisha barahari? Barahari cyane nabo babinsabye kuko aho nkorana nabo bifuje kwiga Ikinyarwanda kuko bakunda Ikinyarwanda cyane. None se tubona uri umuhanga ukuntu wigisha, twabonye video zawe kuri YouTube zicaho wigisha Ikinyarwanda, wigisha Icyongereza, Igifaransa, abantu barazireba, ujya ubona bazireba? Barazireba cyane kandi feedback ziraboneka kuko baranaca no mu gikari bakambwira bati uri kwigisha neza, dufashe dushaka kumenya ziriya ndimi kandi biriho biratanga umusaruro. Hari abanyamahanga se wigishije batangiye kubona ko batangiye kuvuga Ikinyarwanda? Cyane rwose kuko turaganira, iyo duhuye noneho dukora practice tukaganira mu Kinyarwanda nkabafasha bikagenda neza. None se ubwo nk'akabazo k'amatsiko, ubwo umuntu aramutse akeneye nko kwiga rumwe muri izo ndimi wigisha personally yabona uko abona? Kuko ubu ngubu ikoranabuhanga ryaraje, so atadashoboye kunyegera vis-a-vis ngo twigane kubera igihe kiba kitaboneka. n'urugero online birakunda rwose, yanyandikira kankontakita hanyuma kajya mwigisha online nta kibazo. Ubwo twagira ngo wibutse channel yawe abantu wenda bajye bajyaho barebe, banagufollowinge, bakore subscribe, bajye biga bakeneye kwiga izo ndimi. Channel yawe yitwa nguki? Channel yanjye yitwa Iribagiza Official. Kandamo hariya urahita ubona amavideo yanjye yose yigisha, kandi n'akarusho ndanabaririmbira. Ko mbaririmbira, nshobora kuririmba indirimbo y'Ikinyarwanda wa muntu akareba niba hari ikintu yumvisemo icyatumvise akambaza, cyangwa nkaririmba indirimbo y'Igifaransa, Igiswahili, y'Ikinyarwanda. Ibyo byose ni ibintu nkoresha kugira ngo ababasha kwiga bige bafite babyumva neza, yego bibafashe kumva. Rero urakoze, ngayo nguko rero Iribagiza Official, jyaho wiga indimi. Uyu mumama azagufasha, arigisha, bigaragara ko afasha abantu cyane nk'umunyamahanga cyangwa se your friend wamubwira akiga indimi. Ngira kukubutsa nuko ibi bintu birakenewe. Igihe cyose uri mu gihugu cy'u Rwanda, niba uri umunyamahanga ukeneye kujya hanze ukavugana n'umunyarwanda, ukeneye gushopinga, ukeneye kujya kugura akantu, ukeneye gusuhuza umuntu muhuriye ku nzira, ukeneye kuyoboza inzira ikujyana ahantu. Ibyo bintu byose rero iyo wabimenye mu Kinyarwanda bituma uba mu gihugu uri free, watembera udakeneye umutanzireta. Birafasha cyane, ni byiza, biro biratanga umusaruro. Karibu mwige. Reka tugushimire, urakoze cyane kuri iki kiganiro duhaye. Murakoze cyane namwe. Imana ibahe umugisha. Namwe murakoze cyane.